Tugiye gusubiza ibibazo batubajije kuri WhatsApp ku kiganiro twatanze cyerekanye kwihana n'icyaha. Ikibazo cya mbere tugiye kubaha kiravuga ngo mbese kwihana ni iki? Ni ikibazo babajije. Batuvuze ngo itandukaniro ryo kwihana no kwatura. Kwatura ni ukuvugisha akanwa ku byaha wakoze. Ikibazo cya gatatu babajije bavuze mbese kwaturirana ibyaha bikorwa bite. Ikibazo cya kane babajije baravuze ngo ese kwihana ni ugusubiza ibyangiritse. Ahangaha rero intambara hagati y'ikibi n'icyiza biri no mu mubiri w'umuntu, kandi Imana yaravuze ngo hitamo icyiza n'ubugingo, ikibi n'urupfu. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Twongeye kubasuhuza bene data mu Mwami Yesu Kristo, abo dusangiye urugendo. Turabakiriye kuri channel ya Gusenga Everyday. Uyu munsi wa none tujya kubagezaho ikiganiro, ariko mbere y'ikiganiro turabanza kubasobanurira ibibazo byabajijwe ku ijambo ryitwa kwihana. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre ugiye kubagezaho iki kiganiro ku ijambo kwihana. Turamenyesha abatugana bose bari hirya no hino kujya batwandikira kuri channel ya Gusenga Everyday ku bidasobanutse n'ibyo batumva neza, kugira ngo barusheho gusobanukirwa kandi Imana izabaha umugisha. Hari uwabajije ikibazo cya mbere rero mu bibazo byo kwihana, aravuga ngo mbese kwihana bisobanura iki? Ikibazo cya mbere ni ibibazo 10 byabajijwe. Kwihana bisobanura iki? Ni kaze bene data batugana kuri channel yacu ya Gusenga Everyday. Turabasuhuza mu izina rya Yesu. Tugiye gusubiza ibibazo batubajije kuri WhatsApp ku kiganiro twatanze cyerekanye kwihana n'icyaha. Ikibazo cya mbere tugiye kubaha kiravuga ngo mbese kwihana ni iki? Ni ikibazo babajije. Kwihana bisobanura kuva mu ngeso mbi. Usomye muri Ezekiel ibice 33:11 haravuga ngo kuva mu ngeso mbi niko kwihana. Nimbwira umunyabyaha ngo no gupfa uzapfa, ariko agahindukira akava mu ngeso zombi, icyo gihe azaba yihanye. Kwihana bisobanura ngo kuva mu ngeso mbi. Noneho batuvuze ngo itandukaniro ryo kwihana no kwatura. Kwatura ni ukuvugisha akanwa ku byaha wakoze. Ni nko gutanga ubuhamya mu bantu. Hari mu Baroma ibice 10 umurongo wawo wa 9 aravuga ngo niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Ahangaha rero kwatura bisaba kugira ngo ugire icyo uvuga. Ahangaha kwatura ni confession, kuko hariya muri Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 turavuga ngo mwaturirana ibyaha. Nizo mpamvu kwatura bisobanura ngo kuvuga. Iyo watuje akanwa kawe rero ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukaba wizeye mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzakizwa. Sobanura ngo niba wakoze icyaha urakivuga mu izina ryacu, noneho bikaba byiswe kwatura. Naho kwihana ni uguhinduka. Ikibazo cya gatatu babajije bavuze mbese kwaturirana ibyaha bikorwa bite. Hari muri Yakobo 5 umurongo wa 16 haravuga ngo mwaturirane ibyaha kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro iyo asenganye umwete. Ahangaha kwaturana ni uko mfite intege nke mu ruhande runaka, nkaba mbana na mugenzi wawe nawe akaba afite intege mu ruhande runaka. Noneho tukaganira tuti tuje ahantu twicare, umbwire intege nke zawe ngusengere, nanjye nkubwire intege nke zanjye nawe unsengere. Abantu babiri nibo baturirana.
kwaturana ibyaha n'abantu babikora buri wese avuga intege nkeze noneho cagiye cyo kubisengera bakabishira imbere y'Imana bakabisabira bari hamwe. Nizo mpamvu ijambo ry'abangu ngo mwaturirane bitandukanye no kwaturira umuntu. Ntabwo umwe aza ngo avuge intege nke gusa imbere ya mugenzi we, ahubwo abantu babiri kuko wese abazi intege nkeze yaturira mugenzi we kugira ngo babashe kubabarirana kandi basabirane kugira ngo n'Imana ibashe kubababarira. Ikibazo ca kane babajije baravuze ngo ese kwihana ni ugusubiza ibyangiritse? Ntabwo kwihana ari ugusubiza ibyangiritse, oya. Iyo bihari urabisubiza, ariko iyo bidahari Imana ikurikiza umutima umenetse. Agahinda ko mu mutima niko kazana ubugingo, kakazana agakiza, nk'uko byanditswe mu Bakorinto ba 2:7-10. Agahinda ko mu mutima niko kazana gukizwa, ntabwo ari ugusubiza ibyo wariganije, ntabwo ari byo bikiza, oya. Ushobora kuba waribye amafaranga ariko bikagera igihe utakiyafite warayakoresheje. Icyo gihe usabye wowe yibye amafaranga imbabazi akaziguha n'amahoro. Iyo atanaziguhaye kuri wowe n'amahoro, kuko agahinda ko mu mutima gatuma Imana ikwemera niyo utasubije ibyangiritse. Imana izi byose, iyo ashobora kubisubiza irabireba, iyo utabifite nabyo irabizi. Ntabwo rero Imana yakuziza ngo uzababarirwa ari uko usubije ibyangiritse, ko natwe ibyo twangiriza by'Imana ni byinshi. Imana rero ibyo twangiriza buri munsi nabyo ni byinshi. Imana rero ntireba kwangiriza, ahubwo ireba umutima ufite agahinda kandi ushaka gusanga Imana, ariko ikareba n'ubushobozi. Iyo ufite ubushobozi rero ubabarirwa ari uko ubisubije ibyangiritse. Niba waribye inka urayisubiza, niba waribye amafaranga urabisubiza kandi ukabijyanana n'imbabazi, noneho ukabyishura ukurikije uko uwo wabyambuye ategetse. Uwo wabyambuye uko ategetse niko ugomba gusubiza. Nizo mpamvu mu Kuva 21:22 havuga ngo iyo abantu barwanye bagasitaza umugore utwite akavunika cyangwa agakomereka, ntazabure kwishura icyo uwo mugabo uwo mugore ategetse. Ariko noneho niba agize ikindi aba, ijambo ry'Imana ravuga ngo ijisho rihererwa irindi, iryinyo rihererwa irindi. Aho ni muri Ancien Testament. Ijisho rihorerwa irindi, iryinyo rihorerwa irindi. Aho ni Ancien Testament. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo azishura icyo uwo mugabo uwo mugore ategetse, niba umugore hari icyo yangiritse. Ariko ahangaha aravuga ngo kwihana ntabwo ari ugusubiza, ahubwo kwihana ni ukugira umutima ufite agahinda, nk'uko mu Baroma 5:8 havuga ngo iki nicyo kigaragaza urukundo rw'Imana, nuko Kristo Yesu yapfuye tukiri abanyabyaha. Ntabwo twabanje gukiranuka ngo Yesu Kristo abone apfe, ahubwo tukiri abanyabyaha. Icyagaragaje urukundo rw'Imana nuko Kristo yadupfiriye tukiri abo banyabyaha kugira ngo tubabarirwe. Nizo mpamvu nk'uko Kristo yapfiriye abanyabyaha, Petero ya mbere 3:18, umukiranitsi nakwiriye kupfira abakiranirwa kugira ngo abayobore ku Mana nk'uko Kristo yababarijwe abanyabyaha. Umukiranitsi nawe anyura muri iyo nzira akagera ikirenge mu cya Yesu, noneho akababarizwa abakiranirwa kugira ngo abashe kwicisha bugufi abayobore ku Mana. Ikibazo ca 5 babaje yaravuze ngo ni izihe ngaruka ziremereye zishobora guturuka mu kwihana? Angaha ingaruka ziremereye ni ukutamenya gutandukanya kwihana no kurega. Abantu babiri baribye, none umwe umwuka wera aramwemeje mu mutima we, nk'uko muri Yohana 16:7 kugeza kwa 8 avuga ngo umwuka wera ubwazaza azabemeza ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Angaha umwuka wera akugezeho akakugenderera waribanye na mugenzi wawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kwihana bitandukanye no kurega.
ntabwo uvuga ngo naribye ngo ariko igihe nibaga nende hamwe na mugenzi wanje kanaka. Ntabwo uvuga ngo narasambanye ngo nuja kwihana uvuge ngo ndasambanye na kanaka. Iyo wibye urihana wenyine ku giti cyawe, Imana ikakubabarira. Ntabwo Imana ikuziza ngo kuko utareze uwo mwari kumwe, oya. Iyo wasambanye ntabwo Imana ivuga ngo izakubabarira ari ukuvuza uwo mwasambanye, oya. Iyo wishe urihana ku giti cyawe uti narishe nishe umuntu, ariko abo mwari kumwe ntabwo kwihana ari ukuvuga amazina yabo, ahubwo kwihana ni ukugaragaza agahinda ko ku mutima, ukumva noneho nta mahoro ufite, ukaba ushaka gutungana imbere y'Imana, bikaba bisa nk'aho ari kuregereta. Nibyo bita kwicuza hariya. Kuko usobye mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 6 haravuga ngo Imana, Uwiteka Imana yicuza kuko yaremye abantu ngo bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka nawe aricuza, ariko Uwiteka ntabwo yihana, ahubwo aricuza kubera uko impamvu yaremye abantu yari ihari. Imana yaremanye umuntu intego, ariko kuko umuntu atabashije kubahiriza intego Imana yamuremeye, nizo mpamvu Imana yicujije impamvu yaremye uwo muntu. Imana rero yaricujije ngo kuki naremye uwo muntu, naratekereje ko azakora ibyiza kandi naramuremanye kumenya, gutekereza, guhitamo n'umudendezo. Hariya mu Gutegeka kwa 2 igice cya 30 umurongo waho wa 15 aravuga ngo dore ngushize imbere ibibi ni urupfu, ngushize imbere ibyiza n'ubugingo, ngaho hitamo. Kuko umwana w'umuntu yaremanywe fakirite yo guhitamo, Imana ikabona adahitamo neza, Imana yicuza impamvu yaremye uwo muntu ngo bimutera agahinda mu mutima. Ingaruka rero zo kwihana nuko ushobora kwihana warega uwo wareze akabizira, wewe ubizize nibyo bigukwiriye. Kuko abambuzi bari ku musaraba, wa wundi wababariwe yaravuze ngo twewe tuzize ibyo twakoze, twaribye, twarishe, twarasambanye, none turafashwe, tuzira noneho ibihwanye n'ibyo twakoze. Ariko Yesu Kristo uri hagati yacu arazira iki? Yacahaga mugenzi wavuze ngo nturi umwana w'Imana, ikuraho natwe dukura ahangaha. Ariko we aramusubiza mucaha ati Yesu uri mu rubanza rumwe n'urwe, ko twe twibye tukaba dufashwe kandi twaba tubonye ibihano bikwiriye ibyo twakoze. Uyu uri hagati yacu kubera icyo utabashe kubaza ngo mbese ni iki yakoze. Ahangaha rero ingaruka zishobora kuba nuko abantu benshi baja kwihana mu rusengero, baja kwihana aho kugira ngo avuge ngo narasabanye akavuga ngo nasabanye na kanaka, aho kugira ngo avuge ngo naribye ahubwo akavuga ngo ico gihe nibaga nayo ndi kumwe na kanaka. Bagusabye, Imana igusaba kwihana, ntigusaba kurega. Ahubwo inshingano yawe iyo wibanye n'umuntu ukaba umaze kwihana, ico gihe uramugendera ukavuga uti njyewe rero nakemuye ikibazo cyanje mwene data, none wowe uracashigaje, uracategereje iki? Ukamwigisha, ukamusanga, byaba ngombwa ukamujanira n'inshuti muhwanije, noneho mukamugenderera, yakwemera ikibazo kigakemukira aho ngaho ntihagire undi ukimenya. Ariko yabananira akaba ari bwo mumwegereza itorero, yananira itorero akababera umunyamahanga. Nuvuga ngo yakunaniye wenyine, wamujaniye mugenzi wawe muramuyobora arabananira, wamweretse itorero arinangira, igisigaye ni ukumufata nk'umunyamahanga. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo umunyamahanga ntirisobanura ngo umwanzi. Umuntu wanze kwihana ntabwo ari umwanzi, ahubwo ahinduka umunyamahanga kuko aba yanze ubuyobozi bw'abamukuriye. Ntabwo ari umwanzi, ahubwo ni umunyamahanga. Ahangaha rero tuje turatandukanya kwihana no kurega. Niba wakoranye icana mugenzi wawe ukaba ushaka kwihana, ja wihana ku giti cyawe, nyuma yaho umusange, umuyobore, nakuyoboka uzaba urokoye mugenzi wawe. Niyanga umujane undi mugenzi wawe muri babiri, niyanga mumwereke itorero, niyanga mumubere ababera umunyamahanga. Icyo gihe ntabwo muzamwanga, ahubwo muzamwereka umutima w'ubugwaneza, nkuko mu Bagalatiya havuga igice cya 6 umurongo waho wa 1 n'uwa 2 aravuga ngo bene data mwene so niba
yomweho n'icyaha nkamwe ab'umwuka mumugaruze umutima w'ubugwaneza. Ahangaha niko havuga tuhasomye Abagalatiya ni 5:6 umurongo waho wa mbere haravuga ngo bene data umuntu ntiyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Mwakirane ibibaremereye kugira ngo abe ariko musohoza amategeko ya Kristo Yesu. Umuntu ntiyadukwaho n'icyaha, mwewe nk'abakorana nabo nk'ab'umwuka mumugaruze umwuka w'ubugwaneza. Uwo mwuka w'ubugwaneza ni ukugira ngo yumve ahaye agaciro itorero, kandi yumve ko muri bene se muri Kristo Yesu, kandi yumve ko mumuzirikana, kandi yumve ko mubabajwe n'intege nke. Niyo mpamvu ngo bene data umuntu ntiyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mumugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa umwuka w'ubugwaneza. Ahangaha rero ijambo ry'Imana riravuga ngo mwene so niba yacumuye umugaruze umwuka w'ubugwaneza, icyo gihe bigaragara ko musangiye itorero kandi mukaba muri umubiri umwe wa Kristo Yesu, kandi buri wese akaba ari urugingo rwa mugenzi we, ku buryo umwe yakomeretse akababara na mugenzi we bimubabaza nawe agakomereka. Icya gatandatu babajije baravuze ngo ni ryari umuntu yumva ko Imana yamubabariye. Muri Yohana igice ya mbere igice cya 3 umurongo wa 21, Yohana ya mbere igice cya 3:21 haravuga ngo bene data imitima yacu nitaducira urubanza turatinyuka imbere y'Imana. Nuvuga ngo umenya yuko Imana yakubabariye iyo yumva umutima wawe utakurega imbere y'Imana. Ijambo rirangaro ry'agahinda ko mu mutima ryanditswe mu Bakorinto ba 2 ibice 7. Abakorinto ba 2 ibice byaho ni 7. Turareba umurongo waho wa 10 twumva uko atubwira. Haravuga hati agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana, kuticuza nako kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu. N'agahinda ko mu buryo bw'Imana niko gatera kwihana kandi kakazana agakiza, kandi akaba ariko bihesha ubugingo. Iyo umuntu rero imbere y'Imana yumva umutima we utamureze, kuko wahakanira abantu ariko ntabwo wahakanira umutima. Iyo umuntu rero yumva ko umutima we utamureze, icyo gihe aratinyuka imbere y'Imana, nta kibi kiba kiri imbere hagati ye n'Imana, aba yumva ari intungane kuko yumva umutima we utamurege imbere y'Imana, icyo gihe aratinyuka. Ikibazo ca 7 kiravuga kiti iyo umuntu asabye mugenzi we imbabazi, uwazisabye ntazimuhe, Imana ibirebite. Iyo umuntu asabye imbabazi mugenzi we ntazimuhe, icyo gihe mugenzi we uwanze gutanga imbabazi aba ari umupagani. Nuvuga ngo nta usaba imbabazi ngo atazihabwa. Muri Matayo 6 ibice ni Matayo 6 umurongo waho wa 9 kugeza ku murongo wa 13 haravuga ngo ku murongo wa 11 ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ariko ku murongo wa 14 haravuga ngo nitubabarira abantu ibyaha byabo na data wo mwijuru azatubabarira, ariko nitutababarira abantu ibyaha byabo na data wo mwijuru ntabwo azatubabarira. Ni Matayo 6 umurongo wa 14 n'uwa 15. Umuntu rero uvuga ngo ni umwana w'Imana ari mu itora arasenga, abantu bakamusaba imbabazi yamara akazibima, ntabwo aba ari umukristo, aba ari umupagani. Kandi noneho rero kubabarira nako ntabwo ari ukuvira mu nda. Iyo umuntu yababariye ntabwo agenda birarira ngo abivuge. Iyo umuntu yababariye akabivuga ntabwo aba yarababariye, ahubwo biba byitwa kuvira mu nda.
ntabwo Imana yishimira kuvira mu nda rero. Imana yishimira abababarira babikuye ku mutima kandi bamara kubabarira bakibagirwa. 8 barabaje ngo mbese umwana ashobora gukora icyaha akiri muto cyangwa umuntu mukuru? Ni ikihe kigero c'imyaka y'ubukuru Imana iha agaciro ibyaha by'umuntu? Abami ba kabiri bice 12 bitubwira ko umwami Yohasi yimye afite imyaka 7. Umwana ufite imyaka 7 rero yakora icyaha kandi akamenya ko yahemutse, aba afite ikintu cyitwa culpabilité. Umwana w'imyaka 7 ashobora kubatizwa, umwana w'imyaka 7 ashobora koshwa ngo akore ibibi akabyemera kandi ntagambanire abamutumye. Ariko umwana w'imyaka 6, umwana w'imyaka 5 ushobora kumutuma ahubwo ibyo wavuze akabibwira abo wamutumyeho kandi ari n'ibyo ubugambanye. Ico gihe noneho umubwira uti ndaryamye, ariko abaragera mu rugo babwire ko nagiye gukorera i Butare. Ico gihe umwana kuko ari umuziranenge ataragira imyaka 7 aravuga ngo papa yambwiye ngo araryamye, ngo ariko ngo abarambaza ngo arihemba abwire ko yagiye i Butare. Nuba ngo data araryamye, ariko yanyihanangirije ngo umuntu mbaza ngo arihe mvuge ko yagiye i Butare. Ahangaha uyu mwana ntaragira imyaka 7, ubwo ntaragira culpabilité. Ariko umwana w'imyaka 7 umubwiye ngo ntaraho ngiye, ariko ntugire ubwira yabyemera kandi bamubaza ibindi bibazo ntakugambanire. Ico gihe uwo mwana muto rero abataragira umutima wihana, ahubwo aba ari umuntu umuziranenge. Umwana muto rero duhera ku myaka 7 wakoze icyaha. Iyo ari igihe cyo guhana duhera ku myaka 7. Uwo mwana ashobora gukora politike. Abami ba kera nibyo bareberaga baravuga ngo ntihakagira umwami bazimika ari munsi y'imyaka 7, kuko imyaka 7 ushobora kumutekereza kandi akamenya umurongo muzima wabasha gufasha abantu, akamenya umurongo muzima wabasha gukiranura ibintu kandi ukabishira mu buryo. Ahangaha turareba ikibazo cya 9. Ese hari umuntu ushobora kubaho adakora icyaha? Nta muntu wabaho adakora icyaha ari mu mubiri, kuko umubiri w'umuntu wubakiye kuri kamere. Kandi Dawidi yaravuze ibice 51 bya Zaburi umurongo wa 7 ngo naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Ariko Paulo aravuga mu Bakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 17 umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gisha, ibya kera byose biba bishize, dore byose bibaye bisha. Ngo ariko ibyo byose biturutse ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo Yesu, noneho ikaduha ijambo ry'umwuzuro kugira ngo tubashe kunga bazimiye nayo. Nuvuga ngo twitwa abambasaderi, tukaba duhindutse intumwa mu cibo ca Kristo. Ariko ahangaha kuvuga ngo umuntu uri muri Kristo aba ari icyaremwe gisha ntibisobanura ngo yatandukanye na kamere, ahubwo yatsinze kamere. Abaroma 8 umurongo wa 8 aravuga ngo erega abari mu butware bwa kamere ntabwo bishoboka ko banezeza Imana. Ahangaha bisobanura ngo iyo umwuka wera yemeje umuntu icyaha, wa mwuka wera araza yakwinjiramo agatsinda kamere iri muri wowe, ariko ntabwo yirukana kamere. Iyo rero umukristo yakoze icyaha, ikimutandukanya n'umupagani nuko ataramira mu byaha. Paulo yarabivuze mu Baroma 6 umurongo waho wa 2 aravuga ngo mbese twebwe abapfuye ku byaha twabasha kubiramiramo dute? Niko Paulo yavuze. Umukristo rero nawe yakora icyaha, ariko icyo atakora nukubiramiramo. Wo Paulo yaravuze ngo njya gukora ibyiza ibi bikantanga imbere, kishimira amategeko y'Imana mu mutima wanje, ariko akabirindi itegeko rimu ngingo zanje rirwanya itegeko ry'Imana ryo mu ngingo zanje. Ruvuga ngo itegeko ry'Imana rintegeka gukora ibyiza, hakaba itegeko ryo mu ngingo zanje zihambiriye kuri kabere nimpata gukora ibyo ntashaka. Paulo aravuga rero ngo ibyo nshaka gukora si byo nkora, ahubwo ibyo nanga nibyo nibuka nakoze. Ariko ubwo nkora ibyo nanga sinkora ibyo nshaka, sinje ukibikora, ahubwo ni kamere yubatswe muri nje. Nibyo Dawidi yavuga ngo erega naremanywe gukiranirwa kandi mu byaha nimo mama yambyariye. Bisobanura ngo nta muntu wabaho atakora icyaha, ariko umukristo ntaramira mu byaha. Kuvuga ngo twapfuye ku byaha ntabwo bisobanura ngo twapfaye ibyaha, ahubwo bisobanura ngo twakoraga ibyaha kera, ku bwa Yesu Kristo tubivamo.
tumaze kubivamo bya byaha biraterana biradushaka. Ubujura, uburozi, ubwicanyi biraterana, ibyaha by'ubwoko bwose biradushaka. Bimaze kudushaka biratubura, noneho biraganira ubwabyo ngo wa muntu twakoranaga nawe yarapfuye kuko twamubuze. Iryo ni ijambo rivugwa n'ibyaha. Nuvuga ngo ibyaha wakoraga byo bikagushaka bikakubura, byamara kukubura bigakora inama. Ubusambanyi, ubujura, uburozi, ububeshi, ibyo byose bigateranira ahantu batari ko kanaka ko twakoranaga nawe arihe. Ibindi byaha bigasubiza ngo uziko yapfuye kuko tutakimufite. Nibyo bita gupfa ku byaha. Gupfa ku byaha ni ukwihana ukaba uri muri Yesu Kristo, none ibyaha byose byagushaka bikakubura, akaba nta bumwe ugifitanye nabyo. Ariko kuko umubiri wawe wubakiye kuri kamere, Umwuka Wera araza agategeka kamere umubiri wawe yubakiyeho. Umwuka Wera ntagutandukanye na ya kamere, waba utabaye maso ukaba wakora icyaha. Nuvuga ngo umukristo akora icyaha yatabaye maso. Umukristo ntabasha gutegura icyaha, ariko yakora icyaha kuko atabaye maso. Petero ya mbere igice cya Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7 ni Yakobo aravuga ngo nuko mugandukira Imana mwamagane Satani nabazabahunga. Bisobanura ngo mugandukira Imana mwamagane Satani nabazabahunga. Hari abarangara ntibamagane Satani, hari abananirwa kugandukira Imana bakumva ko banesheje ibyaha, ariko nukugandukira Imana ukamagana Satani nawe akaguhunga. Ariko iyo urangaye aragukoresha. Nizo mpamvu Satani ntabwo akoresha abapagani gusa, akoresha n'abakristo barangaye batabaye maso, batacunze izamu ryabo. Angara umukristo nta muntu utakora icyaha, ariko umukristo ntaramira mu byaha. Kandi Pawulo yaravuze ngo iyo nja gukora icyaha ikibi kikantanga imbere, nkaba nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanje, hakaba irindi tegeko ryo mu ngingo zanje rirwanya itegeko ry'Imana nimpata gukora ibyiza. Nuvuga ngo hari intambara hagati y'ikibi n'icyiza no mu mubiri w'umuntu. Hari intambara hagati y'ikibi n'icyiza. Rero kugandukira Imana icyo gihe nibyo rya jambo rivuga mu Baroma 12:20 ngo ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Ikibi cye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Ni Abaroma 12:21. Ahangaha rero intambara hagati y'ikibi n'icyiza biri no mu mubiri w'umuntu, kandi Imana yaravuze ngo hitamo icyiza n'ubugingo, ikibi n'urupfu. Ahangaha kuba umuntu afite uburenganzira bwo guhitamo, kandi umuntu yakwishingikiriza intwaro z'umwuka Imana yatugeneye akanesha. Nizo mpamvu umuntu wese agomba kuba maso niba avuga ngo ari muri Kristo Yesu. Kuba muri Kristo Yesu ntabwo biguhaye garanti yuko Satani atakurasaho imyambi, oya. Ahubwo kuba muri Kristo Yesu ni ukugira ngo ubwo wabaye icaremwe gisha, ibya kera bikaba byaragiye, ube maso. Hariya muri Luka 21:36 turavuga ngo nuko mube maso musenge iminsi yose kugira ngo mubashe guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu, kugira ngo mubashe kurokoka ibyo byose no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Ahangaha rero haravuga ikindi kibazo babajije, haravuga ngo ni kuki iyo umuntu yakoze icyaha hari abantu bamwe bamwanga? Ni abatari bamenya Yesu wari we. Ntabwo Imana yadukunze dusabye imbabazi, ntabwo Imana yatanze umwana we Yesu Kristo kuko twihanye, ahubwo ikigaragaza urukundo rwayo nuko tukiri abanyabyaha Kristo yaradupfiriye. Bisobanura ngo imbabazi z'Imana yirengagije gukiranirwa kwacu, ahubwo yitegereza amaraso y'umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo tubashe kubabarirwa. Ubwo natwe tugomba kugera ikirenge mu cya Kristo. Ku ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 18 aravuga ngo nkuko yababajwe ubwe
ashobora gutabara abababazwa bose. Bisobanura ngo kuko yikoreye ibyaha byacu mu mubiri akabibambanya ku giti, nizo mpamvu yabashije gutabara abanyabyaha bose kugira ngo muri we duhinduke ku gukiranuka kw'Imana. Byanditswe mu Bakorinto wa kabiri igice cya 5 umurongo wa 21 ngo utarigeze akora icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo abari abanyabyaha duhinduke ku gukiranuka kw'Imana. Bisobanura ngo nta muntu utakora icyaha ari mu mubiri, ariko umukiranutsi ntaramira mu byaha, ahubwo umukiranutsi aratungurwa ariko ntabiramiremo, akihana ako kanya agahindukira maze Imana ikamubabarira ikamwakira. Ikibazo giheruka cacumi aravuga ngo ni kuki iyo umuntu akoze icyaha hari abantu bamwanga? Ni abapagani banga umunyabyaha, kuko ntabwo Imana yanga abanyabyaha ubwo yanga ibyaha. Icyo gihe rero Yesu Kristo nk'uko yahamagaye Matayo ari umukoresha w'ikoro, ni Matayo 9 umurongo wa 9, bakagendana akaja kumwakira iwe bagasangira, ni Matayo 9 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 13. Icyo gihe Yesu yicara hagati y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Abafarisayo baratangara bati umuntu wavuye ku Mana arimo arasangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Ariko Yesu abumvise aravuga ngo iyo hataba nk'aba ntabwo nari kuza, ntabwo nazanywe n'abakiranutsi ahubwo nazanywe n'abanyabyaha. Ahangaha bishaka kuvuga ko Yesu yiyegerezaga abanyabyaha atari ukugira ngo akorane ibyaha nabo, ari ukugira ahubwo ngo abarokore abakize ibyaha. Nizo mpamvu yabegeraga akabigisha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bavugije induru avuga ngo abameze nk'aba nibo nahamagariwe, abameze nk'aba nibo banzanye mu isi, abameze nk'aba nibo naje gupfira. Wicazanye mu isi Yesu Kristo ni ibintu bibiri, yazanywe no kwerekana Imana no kuba insinzi y'icyaha. Ahangaha rero Yesu yabaye insinzi y'icyaha kuko yanesheje urupfu, noneho abari abanyabyaha tugahinduka ku gukiranuka kwe. Ahangaha umuntu w'umukiranutsi rero ntabwo yanga umunyabyaha, n'Imana ubwayo ntiyanga abanyabyaha ubwo yanga icyaha. Muri Matayo 5 umurongo wa 43 haravuga ngo mwumvise ko byavugwe ngo ukunde mugenzi wawe, ariko nge navuze ngo ukunde umwanzi wawe, umusabire ku Mana kugira ngo witwe umwana w'Imana wasoho mu ijuru. Kuko Imana ubwayo ivubira ababi n'abeza imvura, kandi abakiranirwa n'abakiranutsi ikabamurikishiriza izuba. Ijambo ry'Imana avuga mbese nimuramutsa ababaramutsa muzamutandukane n'abanyabyaha, n'abanyabyaha bararamukanya. Ese nimugirira neza babagiriye neza muzamutandukane n'abakoresha b'ikoro, n'abakoresha b'ikoro barabikora. Ariko ku murongo wa 48 aravuga ngo mwe mukiranuka nk'uko so mu ijuru akiranuka. Icyo kibazo ca 10 rero n'abantu badasobanukiwe bavuga ngo ntabwo baganira n'umunyabyaha nk'uko twavuze ubushize, tuvuga ibintu 8 bigaragaza ko umuntu akwanga. Twaravuze ngo n'iki ngiki kirimo umuntu uja kugufasha akabanza kugusaba ingwate. Ahangaha nawe abari mu rutonde rw'abantu bakwanga. Rero iyo umuntu yanze abanyabyaha nta Mana bafite muri we, kuko Imana ni urukundo. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nituvuga ngo dukunda Imana tudakunda bagenzi bacu turi kumwe tuzaba twishutse, kuko udakunda mugenzi we bari kumwe kandi yabonye ntabwo yabasha gukunda Imana atabonye. Yohana ya mbere igice cya 4 umurongo wa 20. None ora Yohana ya mbere igice cya 4 umurongo wa 8 haravuga ngo udakunda nawe ntabwo azi Imana, kuko Imana ari urukundo. Bene data, niba wihanye umaramaje hindukira uve mu ngeso mbi. Kandi niba ushaka kwatuza akanwa kawe watuza akanwa kawe uvuga icyaha mu izina ryacu, kandi icyo gihe Imana izagufasha, izanagutabara no ku ngaruka z'ibyo uzaba wihanye. Ikintu kibujwe mu kwihana ni ukurega. Waba wakoranye icyaha mugenzi waje kwihana ukavuga ngo nayo ndi kumwe n'akanaka, icyo gihe ntabwo biba bikibaye kwihana,
ahubwo bibaye gushoza intambara no sebanya muri bagenzi bawe, icyo gihe ntabwo urega ahubwo urihana ibyaha byawe. Kwihana ni gatozi, kandi Imana ija kubabarira nayo ntabwo ibabarira abantu ikurikije ibyo bavuze, ireba agahinda kari mu mutima. Iyo umutima wawe ubabaye ukaba ubabajwe n'ibyaha wakoze, bisobanura nono uricujije, uraregerese, icyo gihe Imana irakubabarira. Ariko abantu ntabwo baregereta kimwe. Hari abihana kwatura bakabivugisha akanwa nk'ubuhamya, ariko akaba atari yabivaho. Undi akatuza akanwa ke kandi yamara akabivaho. Bene data rero, ababaje ibibazo ngira ngo tubahaye ubusobanuro buhagije. Ikibazo ca mbere, kwihana niki? Ni ukuva mu ngeso mbi. Icya kabiri, kwatura niki? Ni ugufutuza akanwa imbere ya rubanda, watura ko Yesu Kristo ari umwami kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ugakizwa. Kwaturirana ni ukubwirana intege nke mugenzi w'umuntu kuri mugenzi we, noneho bagasabirana. Noneho aravuga ngo kwihana ni ugusubiza. Kwihana ntabwo ari ugusubiza, ahubwo ni umutima ufite agahinda. Ushobora kuba udafite ubushobozi bwo gusubiza, ariko Imana ikakubabarira iyo biturutse ku mutima. Ni izihe ngaruka ziremereye zishobora guturuka mu kwihana? Ni uko ushobora kwihana wavanga no kurega, bigasenya imiryango. Gatandatu, ni ryari umuntu yumva ko Imana yamubabariye? Ni igihe wumva umutima wawe utakurega. Icyo gihe uratinyuka imbere y'Imana. Iyo umuntu asabye mugenzi w'imbabazi, uwazisabye ntazimuhe, bigenda bite? Biba bimureba, aba yigize umupagani ubwe, ariko Imana iba yababariye. Osito, iyo umuntu atarafutuza akanwa ke, Imana iba yarangije kumenya icyo atekereje, iba yarangije kumubabarira. Imana irakubabarira nubwo uwo muntu atakubabarira, uba ufite ubugingo. Umwana ushobora gutangira kumenya icyaha ufite imyaka 7, uwo nguwo yabatizwa kuko yaba n'umwami. Ese hari umuntu udashobora kubaho adakora icyaha? Twese twavukiye mu byaha nyuma y'icyaha ca Adamu. Icyo gihe rero iyo dukijijwe, kamere isigara muri twe ikaturwaniramo, ariko tukayitegeka. Nizo mpamvu bamwe batekereza ko kubatizwa byategeka kamere, abandi bagatekereza ko gukubitwa inkoni byategeka kamere, abandi bagatekereza ko gutwika umuntu byategeka kamere, ariko umuntu atandukana na kamere ye iyo apfuye. Umuntu rero ntabwo yarakwiye kwanga umunyabyaha, kuko n'Imana itigeze yanga umunyabyaha, ahubwo dukwiriye kubabarizwa tukabapfira nk'uko Kristo yapfira abanyabyaha. Kubapfira ni ukuvuga ngo ni ukugira mu bihe biruhije bitewe n'umunyabyaha. Icyo gihe rero nibyo twahamagariwe. Nuvuga ngo nk'uko Kristo yababarirwa abanyabyaha, n'abakiranutsi bakwiriye kubarizwa abakiranirwa, kugira ngo bareme inzira yo kubayobora ku Mana. Murakoze. Imana ibaho umugisha ku bibazo 10 batwoherereje batubaza ku nzira yo kwihana. Ni kuri channel ya Gusenga Everyday. Ni Pastor Mpazurego Pierre ubagejejeho ibisubizo by'ibi bibazo kuri channel ya Gusenga Everyday. 078 669 kuri channel ya Gusenga Everyday. 078 669 Murakoze. Imana ibahe umunsi mwiza, kugira ngo tumenye ijambo ryo kwihana nk'abera b'Imana mu itorero ryayo, mu izina rya Yesu, amena. Mana, turagushimiye, turaguhimbajwe neza kubw'ijambo ryawe. Turaretse icubahiro cyawe kugira ngo nk'uko ijambo ryawe ryasohotse riva mu kanwa kacu ribashe gukwirakwira, rigere ku mitima ya benshi abatuye ahatandukanye, ribashe kubemeza ibyaha. Ku ijambo ryawe riravuga ngo abayuda bari bizeye Yesu Kristo yarababwiye ngo nimuguma mu ijambo ryanje muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Ndasabira bene data bumva aya magambo kugira ngo babashe kumenya ukuri kandi babaturwe nako, kuko mu Bakorinto ba 2:13 aravuga ngo ntaco tubasha gukora ngo turwanye ukuri uretse kukurwanirira, kandi ukuri nyakuri kuva mu ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ni ukuri. Ndagushimiye kuri kumwe natwe uyu munsi wa none. Reka ijambo ryawe rikwirakwire kandi yoroshe ubugingo bwa benshi, kugira ngo abatatanye, ababaye impabe, abavuye mu nzira yo gukiranuka
bose ijambo ryawe ribashe kubatunganya kandi ribagarure, kuko ijambo ryeravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kutwigisha no gukosora kugira ngo umuntu w'Imana agaragare ko ashitse agere ku rugero rwo gukora imirimo myiza. Nanje ndasabira bene data bumvisha ijambo ryawe Mana kugira ngo ubagereho babashe kwakira n'umutima uciye bugufi kandi ribashe kugira aho ribakura rigera aho ribageza kugira ngo bakure bagere ubwo bakora umurimo wawe. Ku ijambo ryawe riratubwira ngo turi bande, ariko ijambo ryasubiza ngo turabo waremye kandi uturemera imirimo myiza muri Yesu Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Ahangaha bene data bari muri Kristo Yesu baremewe bose imirimo myiza kugira ngo bayigenderemo, kandi igihe uzagaruka igihe kimwe mu bwiza bwawe uzasanga abantu bose biteguye kugusanganira, bose barateguye itorero nk'umubiri wawe, maze nugaruka uzabajana iwawe ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.